Ubutunzi nabubonye. Fanatse turebe yamaye. Abaye. Do. Muganga rwose tunzi bwanjye nabufashe rwose. Oya ntabwo bishoboka sana. Kanajya yajyane nyine nese woni baguhaye. Woni baguhaye arana kanjyana yasibye. Nawe ukisigarana uri karito yuze amafaranga kuba najyana yanga bigutwaye. Oya subizaho. Okay, nta kibazo reka njyana si ibihumbi 8 nari ntwaye 10 na dore njyanye 8 nayo yasiro oya zana birusabi bese ndasubira Kigali amafaranga yaje ibintu bya Kigali na yindi tike basi mama bitanu oya utuze muganga kandi ikimfa n'abantu ni ikimfa n'abantu nje ko ikaze bakunzi bacu mudukurikirana umunsi ku munsi nongeye gufata rutema nubwo ni rutema igitaka babyita gute ubundi tugira rutema ikirere ni hejuru ubwo imodoka ni iki cyangwa moto rutema ninde yajya ku butaka koko urumva ubwo nafashe ikinyabiziga turamanuka tuza hano mu ntara y'amajyepfo ahazwi nk'Ibutare cyangwa se mu karere ka Huye naje kureba uno musaza cyangwa se uno mupapa kuko yari yansabye ko naza kuba mari nk'umunyamakuru kugira ngo nze kuba umutangabuhamya cyangwa se nze kugaragaza ibyo nanjye mba nabonye bimeze bite papa mwiriwe yego amakuru rero amakuru ni meza wamamagaye umbwira ko wifuza ko naza kuba ndi kumwe nawe kugira ngo nanjye tuze kuba turi kumwe kuko nibyo wabonye wabibonye kuri YouTube hanyuma byagenze gute gahunda ufite uyu munsi ni yihe je nagiye kuri YouTube ndacatinga ngenda mbona ubujye abantu bahabwa umutungo ntabwo mvuga gucatinga bari gucatinga no kwandika cyangwa gucata cyangwa kuganira nibyo bita gucatinga ndeba ibibera kuri YouTube nicyo ashaka kuvuga noneho mbona abantu uburyo bahabwa umutungo tuvuga ni se cyewe umutungo nazabona gute ubwo ari wabonye video irimo umuntu bari guha umutungo yego tuvatse je umuganga nazamubona gute byo nanjye mpabwa umutungo sinzi kuntu agiye gushakisha nanjye mbona nimero wayibonye ku kiganiro nayibonye ku kiganiro ndayihamagara igihe yaguhaye rendezvous y'uyu munsi hanyuma guhaye rendezvous y'uyu munsi ese ari ibisabwa yakusabye kuba ufite icyo yakubwiye mumaze kuvugana n'ikihe nge yaransabye ambwira ibyo ngomba gushaka muri ibyo ni ibihe yansabye ko ngomba kuba mfite 300 nge mubwira ko 300 atahita abonekeraho ku kanya we yari yagusabye 300 kugira ngo aguhe umutungo nge mubwira ko atabonekeraho ngaho bisaba kugurisha n'agatungo kaje nari mfite byo mpabwo umutungo mbanza kuvuga ngo nabonaho avance y'ibihumbi 150 bivuze ngo ubwo turi kumwe we ndumva ibintu bikumbwira ubwo nimba numvise neza wamuhaye 150 hasigira amandi 150 ubwo navuga ko nshaka kuba nabanje kugurisha agatungo kandi nayo nsigaranye mbone ayo mafaranga yaje kubikwemerera yaje kubinyemerera cyane hanyuma maze kubikwemerera rero uyu munsi wambwiye ko ari wo munsi yo kugira ngo uhabwe uwo mutungo yari yaguhaye isaha yasangahe naka kanya bigiye kuba bimeze bite nge yamaye isaha biba ngombwa ko nakwiyambaza itangazamakuru kugira ngo tuze kuba turi kumwe atabari nk'abandi bakundira amafaranga hanyuma nyine isaha yaguhaye ni iyihe n'ubu ngubu nyine ni isaha yageze cyangwa turategereza imeze bite isaha yamaye ndabona igeze yari guhubwiye uyu munsi y'aka kanya yambwiye isaha y'aka kanya hanyuma rero ibisabwa ni ibihe yarakubwiye ko isaha nigira bigenda gute uramuhamagara aragusanga hano ndagira ngo usobanure neza abantu basobanukirwe yarambwiye ati isaha nishyika wowe nzafite nimero muhamagare ariko ndabona ngewe muhamagare bakunzi bacu reka amuhamagare namwe icyo mbasezanye nuko buri kimwe cyose mugomba kuza kugikurikirana 5 kuri 5 ngo nguki nta mayinite mfiteho mwese abantu ari nundi nahuye nawe nabambwira ko nta mayinite mwese nta mayinite mufite mu matelefone yanyu se ndabasezeranyije ko muza kugikurikirana mba mabaye n'umuntu wese wifuza kuba yamamagara
wampamagara nkahagera byose nkabigeza ku bantu, cyangwa se ikindi nawe ushobora kuntuma ahantu runaka uri hanze nkagutumikira ibintu biba byoroshye cyane. Turebe nayo matwandika 079 okay. Okay. Sasa rero reka turebe kwicamo ubundi ubwo urahita umuvugisha umubwire ko ubwo nimba wabibonye buroni wowe uzi gahunda yawe nawe naribi. Yego iri muganga mwibanye amahoro. ndabumva isaha zari zigeze wampaye. Amasaha yarageze, cya gikoresho nakubwiye gutegura uri kumwe nacyo wagiteguye? Nagiteguye. Ngo ugende ufate ya karito yawe yegere imwe nakubwiye ugomba gutegura. Banguka se dore ndashaka no kuza kwita nigende. Wabibonye se nibi banguka. Igikoresho cyawe wakibonye uragifite? Nta kibonye ndagifite. Ngaho rero fata ya note ugomba gukoresha mu gikoresho ushyiremo ubuguti tunga nawe kwanyuba byinshi. Numara gushyiramo ufunge neza. Usoza gufungura ndashoje. washoje? Ngaho terura icyo gikoresho upfukame hasi ukoreshe. Nashoje. Wamaze kwikorera? Uvuga ngo babyeyi twishimiye kwakira ubutunzi. Babyeyi twishimiye kwakira ubutunzi. Ngaho tura neza utereka hasi igikoresho cyawe urambikeho ibiganza. Nashoje. Noneho fungura igikoresho cyawe nurangiza wakira ubutunzi bwawe dore bwazamutse bwageze mu gikoresho ugira vuba vuba. Kanze ndebe ubutunzi bwawe bwazamutse. Ibintu se yohora ubutunzi bwanjye nabubonye. Fanatse turebe yamaye abaye do muganga rwose ubutunzi bwanjye nabufashe rwose. muga nakubaza. Yego nta kibazo mbaza. Mbere na mbere mwiriwe neza? Ukomere cyane wowe tuvugana urinde. Nge nari umunyamakuru ariko uno musore yanyemereye ko mwabimwemere kuba twaba duhari nta kibazo. Nta kibazo. Hanyuma se hari abantu benshi bagenda bahura n'iki kibazo ugasanga hari ababasezeranyije ko biza gukunda ariko ntibikunde. Abo ngabo baba barahuye na babandi batwiyitirira mu bandi, baba barahuye na babandi batwiyitirira bayoboka inzira ya muganga abanyawe. Ni nka byiza cyane namwe murahibereye mubona twebwe ibyo dukora bitandukanye n'ibyabo batwiyitirira. Hanyuma hari abantu baba bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hanze y'igihugu nabo ari icyo mubamarira mushobora kubafasha bataje mu Rwanda? Aho
umuntu yaba ari hose turamufasha, umuntu yaba ari hose turamufasha rwose nk'uko uwo nguwo tumufashije tutari kumwe nawe. Kubera ko nk'ubu ufashije uri mu Rwanda n'amafaranga aje ari amanyarwanda, n'uri muri icyo gihugu bitewe n'igihugu urimo umufasha bitewe n'amafaranga bakoresha, ubaha mu madolari, bigenda gute? Buri muntu wese yakira ubwoko bw'amafaranga y'ubwoko bwaho ari bitewe n'ayo bakoresha. Uri muri Kenya wakira mu makenya, uri mu bitewe n'ubwoko bw'amafaranga mukoresha. Noneho abandi baba bafite ibibazo bitandukanye, ababuze imbyaro, abarwara mu nda, imitima, indwara zidakira n'izindi zigoranye, bo mubafasha iki? Twikwiriye kuvunika rwose, turahabaye kugira ngo tubafashe, niyo mpamvu duhari. Uwo ngo dufashije azaba umutangabuhamya, namwe na Muzazi ikiganiro kugira ngo ushaka ubufasha agenda yajyana dore bagwaye menshi. Yego muga murakoze cyane. Oya ntabwo bishoboka sana. Kanajya yajyane nyine nese woni baguhaye. Woni baguhaye aya kanjyana yasibye. Nawe ukisigarana uri karito yuza amafaranga kuba najyana yanga bigutwaye. Okay, nta kibazo reka njyana. Nese kubizinze mesha. Nese si 8,000 nari ntwaye 10 na dore njyanye 8. Nayo yasiro. Oya zana. Ibintu sabi. Nese ndasubiye Kigali amafaranga yaje ibintu bya Kigali na yindi tike. Basi wamaye basi mama bitanu. Basi mama bitanu. Oya mutuze mugani. Kandi ikimfa n'abantu. Ni ikimfa n'abantu. Ni ikimfa n'abantu. Ugasanga baramamagaye ngewe uzajya umamagara ariko nanjye uzajya umatike cyanjye mbaka tike mbere yuko nzi bitewe n'ibyo mu nkorera sabana nyine n'ubwakangaye bimbayeho bahita banyirana kandi baba bamamagaye nakoresha essence yanjye nta mwumvisha ibyo akora ubwo nda ku bantu bazamushaka ngewe ndashyiraho nomero ye basema nomero ya muganga nomero ya muganga yonyine ntabwo mwatse amafaranga nanjye nzamwiyakire nomero ye Munise sinamamagaje ngiye ndebe singiye sinanjye simaze kuguhamagarira ndayigumana ndashyiraho iyi sawa reka tubonane ubutaha bye. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha.